no Amerika yuko mu by'ukuri hari igihe kizagera hakaza abantu bigisha ibindi, ariko amubwira ati wowe ugume muri ibyo ngibyo bizima byera, kandi ukomeze kwigisha abantu inyigisho z'ukuri. Now we go to verse 6. Amubwira ati Timoteyo wa mbere ibice 4:6 ati niwibutsa bene data ibyo, niyibutsa itorero biriya twabonye ejo by'uko hari abazaza babigisha ibindi, ariko mwebwe mugume kuri the true gospel y'uko Kristo yagize umuntu wari Imana, yaje kaba umuntu kaducungura, ngo nubibutsa ibyo ngo uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Hano harimo nka bitatu. Ngo muri uko kubikora, muri uko kubibibutsa, muri uko kubibigisha, number 1 azaba abaye umugabura mwiza w'ibya Kristo. Mu yandi magambo, udakora ibyo si umugabura mwiza w'ibya Kristo, cyangwa utigisha izo nyigisho nzima twabibonye ejo ku murongo wa 16 w'igice cya 3, udasitikinga kuri iyo nyigisho yo kwigisha salvation y'Imana kwibonekera muri Kristo gusa, ntabwo abaye umugabura mwiza. Umugabura mwiza ni uwigisha the salvation of God through faith in Christ. Ngo ariko noneho ngo abanatunzwe, ngo azaba atunzwe, azaba abeshejweho, ikizaba kimuhagaritse kimukomeje, which is a great lesson to us. Natwe ngo ni amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza yakurikije. Mu yandi magambo, natwe tugomba kuba deeply rooted in the word of faith, cyangwa se in the word of truth. Dushatse twavuga ngo mu ijambo ry'Imana, deeply rooted mu ijambo ry'Imana n'inyigisho nziza dukurikiza. Izi nyigisho nziza dukurikiza harimo izo twigishwa, harimo izo natwe twiyigira through reading and studying the Bible. So that is twiga rwose mu buryo bwose, bwaba reading, bwaba following the teachings. Ubwo buryo bwose dukurikira bupfa kuba ari inyigisho nziza nitubyiga tubikurikiza, and so will be deeply rooted. So ndimo ndagerageza kubivuga ndeba ibyo Paul yababwiraga Timoteyo, ariko mpitana na bya applying. So hari ibintu rero yamubujije hano, ngira ngo natwe turebe niba twabireka, niba bigihari in our lives. Ngo ariko imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana. Turabyuka mu gice cya mbere ko mu byo yamubujije yongeye kubisubiramo, harimo bino bintu by'imigani ipfuye n'impaka zidafite icyo zungura itorero. So yarabimubujije rero. Iyi migani itari y'Imana, imigani y'abakecuru, ngo ntukayemere. You know, dufite umuco wacu w'Abanyarwanda nawe ugira such kind of things. Ugira bene bino bintu by'imigani, rimwe na rimwe minimizing abantu bamwe bikazamura abandi. Ibyo rero rwose, as long as ntabwo birimo kuzana kwerekana the object, I mean ko Imana ari ikwiye gushyirwa hejuru, iyo tuyihore. Uzumva kenshi ukoze ikintu bati uri umugabo shaka, so they are praising me. Definitely namaze kutakaza point, because it's not me to be praised, it's God to be praised. So those fables, iyo migani y'abakecuru, iyo myizerere, iyo myemerere iri culture, historical, itarimo Imana, itarimo kunezeza Imana, tuyihorere. Ngo ahubwo twitoze kubaha Imana. Kubaha Imana ni ukubyitoza. I like the word train yourself, witoze. So it's not something that is going to last today. Ntabwo ari ikintu ninjiramo ngo ndakijuga ubwo nkigezemo. No, ni a lifestyle of training. Ni uguhora nitoza kubaha Imana. Niba kubaha Imana bimpamagarira gusoma ijambo ry'Imana, I train myself. Buri iyo ukora training, I'm very sure Paul urabindusha, nta myitozo iryoha cyane cyane iyo utangira. Biba bigoye, bivunanye, biremereye, ariko the more you do it, bikaba habitual, bigeraho bikaryoha, that you can't live without it. So this is what ni training nyine. Training ni imwe buryo, kandi training ntimara igihe gitoya. Iyi training yo kubaha Imana, it's a lifelong one, ni y'ubuzima bwacu bwose. Ntituzagera hano to graduating kubaha Imana, ahubwo buri gihe training. Naho tunaniwe, we fall short, mvuge no, I'm still in training.
nongere ntoze umubiri wanjye, I train my body. Nawe biba ngombwa ko ngubabaza mure kubabara, including fasting. Ariko kugira ngo buriya mu bintu bimwe nkundira fasting, ituma umubiri utakaza uburyohe bwo kunezezwa n'ibyo ushaka. And therefore the spirit takes the lead. Icyo ni kimwe muri byo. Arimo arababwira rero ati rwose unezezwe no kwitoza kubaha Imana instead of following the imigani and so on. Ngo kuko kwitoza, amuhaye urugero twari tumaze kubivuga, kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, nako kugira umumaro kwitoza k'umubiri. If I do sports, if I do exercises, rwose umubiri wanjye bizawugirira neza, ariko ibyo biraperishinga, the body will perish, birarangira. Niyo mpamvu bigira umumaro kuri bike. Ngo naho kubaha Imana cyangwa kwitoza kubaha Imana, urabona 8 is connected to 7, byo bigira umumaro kuri byose kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. That is training myself to love God, to obey God, to embrace His love, gukunda Imana, kuyiryoherwa, kuyinyoterwa, guharanira kuyubaha, ngo bifite ubugingo bwa none n'ubuzaza. Actually ahangaha niho hanagaragaza ngo eternal life will not start when Christ comes again, ahubwo it starts now when I receive Christ. Ubuzima bw'iteka ntibuzatangira igihe nzaba napfuye nagiye mu ijuru, ahubwo ubuzima bw'iteka butangira nonaha kuko nibwo mba mbwakiriye, and it doesn't end, it is eternal. So training myself to obey God, to love God, bimpamagarira kuba assured that I have the life today and the life eternal. Ngo iryo jambo rero ngo niryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa na bose. Ibi tumaze kubona hejuru, training and exercising myself to obey God, to submit to God, to love God. Icyo bizasaba cyose, we should be ready to pay the price. We should be ready to pay the price. Ngo kuko igituma tugoka cyangwa turuha cyangwa tuvunika tukarwana ari uko twiringiye ko Imana ihoraho, ari uko twiringiye Imana ihoraho, ariyo mukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane uwabizera. Hano ngo igituma urumva iriya exercise, iriya training irazanamo ikintu gituma habaho kugoka cyangwa sometimes kuvunika, kuruha. Ariko uko kuruha turwana, impamvu tubihoraho ngo nuko twiringiye, we have our hope in God. Ibyiringiro byacu biri mu Mana. So that hope in God, ibyo byiringiro dufite mu Mana, nibyo motivation, nibyo bidusunikira gukomeza ku exercising nubwo harimo imvune. Ngo kandi iyo Mana niyo mukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane abizera. Na mukiza w'abantu bose, as in all people, ariko cyane cyane those who believe in Him cyangwa who will believe in Him. Ubwo hazamo akantu ka election. Arambwira rero atujye utegeka ibyo kandi ubyigisha. So this is what Timothy was to teach and preach and command. Twebwe uyu munsi twigisha iki? Nigisha iki? Wigisha iki? Wizera iki? Iyo uvugana n'abantu babwira iki? Do you tell them this? Cyangwa rimwe na rimwe tuzanamo ubwenge bw'abandi bantu of the books we read and so on. So this is what we should believe and teach and preach. Ngo ntihakagire azanyemo kino kintu wenda singitindaho twakivuze kenshi. He was a youth, yarakiri umusore, ari mu bantu bakuru, ndetse abo yari arimo kuyobora bari mu bari baramwimitse bari baramusengeye. Amubwira rero ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ntihakagire ugupinga ngo nuko uri umusore. Rwose komeza ukore, komeza wigishe, komeza utegeke, ngo ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera. Be an example, set yourself as an example. Mu byo uvuga in speech, mu ngeso, mu rukundo, kwizera no kugira umutima uboneye cyangwa umutima utagucira urubanza. Ibi ngibi ni ibintu yakunze kumusubiriramo cyane. Uvuga ngo aho kumva wacitse intege ngo bagusuzuguye, no, komeza wigishe wowe gusa, be an example. Urebe ko ibyo uvuga, ibyo wizera, urukundo rwawe byose bihamye kandi bikomeye mu ijambo ry'ukuri. So ngira ngo icyo no kugitindaho cyane twakivuze kenshi. Tujye ku mirongo ya nyuma y'iki gice, from verse 13 ngira ngo kugeza umurongo wa nyuma, still the same connection. Tuza kubona yarangiye. No, tuzi haraba indi mirongo ikagisha. Okay.
Yeah, so in the meantime, urimo kwisharing, I think I have it here. 13, avuga ngo kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. So you remember Paul was hoping to come to Timothy. Paul yari yiringiye kuzaza kureba Timothy arimo yandika runo rwandiko, which he did actually. Yarabikoze, yaraje aramureba. Bambwira rero ngo kugeza aho nzazira, mu yandi magambo, igihe cyose ntaraza, never get tired. Ntuzaruhe, ntuzabivemo, ntuzananire. Ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Hari umwete mu bintu bitatu. Wow, what an application, very very direct to us. Gusoma, guhugura, kwigisha. Reading, guhugura, and teaching. Ni ibintu bitatu. Urabona rero ibi ngibi n'ubundi nk'uko twabibonye twese biratureba. So we should have that courage to read. Dushaka uburyo dusome. Kandi uko gusoma no gusoma ibyanditswe, no gusoma ijambo ry'Imana cyangwa n'ibindi byose biganisha ku kumva ijambo ry'Imana. Cya kabiri, tugira umwete wo guhugura. Urumva ni wahugura utasomye ngo ugire content. Kandi guhugura no kwigisha rero birajyana, burya ntabwo bijya bitana. Ngira ngo twabibonye, twari turi mu kwiga ikihe gitabo, ntabwo nkibuka, if not guhugura no kwigisha, ntabwo twari mu kwiga igitabo, ahubwo ni scripture nari nasomye somewhere. Ntabwo nibuka neza niba atari mu Batesalonike ba mbere, nanone Paul yavugaga bino. Tugira umwete wo guhugura no kwigisha. So guhugura, kwigisha bizava muri content tuzaba twabonye, and that content rero ntabwo tuzayikura mu attending sermons. Ntabwo tuzayikura mu kujya kuri YouTube ngo twumve so and so bigisha. Yes, naho tuzabihakura, ariko he is really encouraging us to read. Imana ishimwe ko tuzi gusoma and analytically. Imana idushoboza rero iduhe kugira ngo iyi application turi busengere imbaraga n'umwete wo gusoma. So ntabwo bibwira Paul Timothy wenyine, it is also coming to us. Ndasaba Imana ngo yongere imibyukirize umutima n'ubushake bwo kongera gukunda no kubikora, gusoma. So ati ntukirengagize rero impano ikurimo. Iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikagaho ibiganza by'abakuru. Aha niho nabwiraga yuko bakuru bamuranitse ibiganza, ni nabo yabwirwaga kudasuzugurwa nabo. Hano verse bayibonye kuri verse ya kangahe yo hejuru ya 12. Rero ngo ibi byose yakoraga biganisha ku kwigisha no guhugura ni impano yari yaramushyizwemo kandi yari yaranahanuwe. Imana yamuhaye igihe bamusengeraga. Twari twarabibonye n'ahandi abimubwira rwose ati wibuke ibyahanuwe kuri wowe, ntucike intege. So aravuga rero ati ibyo ujye ubizirikana. Arimo aramubwira rwose bizirikane, kandi aba ari byo uhugukiramo, ubyirunduriremo full time. You know, he was a full time pastor. Ngo kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Kujya mbere kwe, gutera imbere kwe kwari kugaragarira bose, ariko kwari kuba guturutse kuri bino bintu byo gusoma, byo guhugura, byo kwigisha, ya content yamubwiraga. Nubwo twabyishyizeho natwe ni byiza kandi koko nibyo, ariko tunareba abashumba bacu, our pastors today, those who preach the gospel, abahanga indirimbo, abahimbyi b'indirimbo za gospel. Do they read? Do they teach? Ese bahugukiye bino bintu? Are they doing it really? N'imitima yabo yuzuye, cyangwa barabikora bagononwa ubundi bakazana amarangamutima yabo instead of bringing the word of God to us? So nabo turaza kubasengera. So umurongo wa nyuma rero ati wirinde ku bwawe no kunyigisha wigisha, uzikomeze kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. So hahandi yamubwiraga ngo train yourself, yongeyeho indi action verb ivuga ngo wirinde. Kwina ni ikintu cyangombwa, no kwirinda mu biki. Ntabwo nabitandukanya cyane n'ibiri ku murongo wa 12 ngo abikitegereza cy'abizera, mu mvugo, mu ngeso, mu rukundo no mu kwizera no mu kugira umutima ubone. Ibintu bitanu: speech, what he says, ingeso ze, what he did, urukundo, love, faith and pure heart.
ibyo bintu naramuka bigeze mu by'ukuri azaba yirinze kandi rero ubwo icyo gihe n'inyigisho ze za zindi yigisha sasa ya content kuva kuri 3:16 kuva ku chapter 1 twagiye tubona agaragaza Kristo wacunguye abantu, iyo nyigisho nazo ngo azirinde zitaba distorted na ba bantu bazaza bigisha ibindi, nazo azirinde. Mu icyo gihe rero azaba yikomeza ngo kuko nagira cyo azikizanya n'abamwumva, ari we azaba saved, ariko n'abazamwumva bazaba really saved kubera yuko nyine bazabumvishe inyigisho z'ukuri. Yeah, so I think we stop here today with this. Nyuma dusengere ibyifuzo cyane cyane twebwe ubwacu ariko n'abashumba bacu kugira ngo tube ibyitegererezo in these 5 things, in what we say, in what we do, in love, in speech, in pure hearts, in faith, ariko cyane cyane bibagarirwa no gukunda gusoma, reading. Hanyuma ibyo twize, ibyo twasomye bidufashe kubaho kiriya cyitegererezo, ariko tunabikoresha mu guhugura no kwigisha inyigisho nzima, kuko nidusoma ijambo ry'Imana nyine tuzabona iriya content y'ibyo gutanga ari byo yari yamubwiye kuva na kare, ari nabyo agomba kwitozamo bizamushoboza gukomeza kubaha Imana. Yeah, thank you. So before maybe we pray, tushobora kumva if you have something to share, and then tugasenga. You can